Ndi Papa Sava. Ibintu bigitangira ngo rananiwe. Hapo ngenda ndo kuntu byari meze nacyo byari bitwaye. Naga nta kintu byari bitwaye gihe. Abo umuntu ufite indabanga yo kuyoboreramo imyanda ninde ngo yizane hanze. Aho se urazana ngo tuyore bitaranarangira. Ubwindo yo kurera imyanda. Kidari. Yes. Uzamuka naho hose ufate iriya nagendo. Bawudan. Ahubwo siyo myeye mama Sava. Izi ndabo se ndazikatara? Izihese. Izi. Utankatira indabo ukatira ntuzubona nyine zifite ibibazo ariko indabo zanyu ntuzikoreho. Ubwo se ko urugo rwose ari ndabo ndakatike. Zihorere rero ntunyangiriza indabo ndakwiyamye. Simanu wakase harantu. Kora ibyo ashaka, se kora ibyo ashaka ngo turagenda. Kora ibyo yifuza. Manu. Oui. Uranshaka kamba nani wamuhe. Ahubwo wazanye keyo Ahubwo yendi kumva mufitiye imwe bawuje wandeze tukabikora. Dukoresha imyenda ariko ukida. Ukorana yawe. Kamenye hano mama Sava niho hakenewe imyenda. Yaje yewe. Aba Kidari. Kidari. Yes. Nyene n'agatorosho hano. Agatorosho. None wowe uri kushyamana nzana agatorosho. Kugira ngo usanga hari za whisky zihaba. Bana gatorosho. Utusha hano. Musa. Whisky zirahari. Pizza. Pizza nazo ntazo. Reka nza ariko hoya nta Hano kibazo. hakenewe mama Sava uri kubura n'imana. Aho nta myanda myinshi. Whisky wayibona. Ariko pizza yo ndumva ntayo. Umva. Ariko whisky wayibona. Ariko ndabona ibintu muri gukora bitandukanye n'ibyo ngiye nababwiye mama Sava. Ni gute nababwiye ngo mutegure mukubure mumere ibintu byagombye kuba ngubu biri tayari. Ariko urabona yuko ibintu by'amasuku tubigeze kuri. Ibintu by'amasuku se ko mbona indabo mwazikase kandi narababwiye ngo umuntu tugiye guhura akunda ibintu nakunda natire. Natire natwe ubucisha twagira ngo dukureho ibirenga inyuma. Oya ibyo ngibyo ntabwo byari mu byifuzo byanjye. Nari navuze mukora andi masuku mugende mupfura. Kubera iki reba nka tuntu tw'urwiri n'ibiki byose n'utwo twasi tugiye. Kandi manu dumba namubwiye. Manu ntago nakubwiye ngo ukora amasuku. Mugire vuba n'ibintu bimeze neza. Gira vuba umva wowe Gwino ufatanye nawe ngaho kugenda mukuramo ibyatsi byaje. Reka nzi bitubikora n'abakoropa. Gira koropa. Ariko ibintu uri kuvuga dukuremo ni ifumbire. Ntago nshaka. Iriya ntabwo ari imyanda. Sinshaka umuntu umvugiramo Manu. Mama Sava. Ku mafaranga yanjye sinibaza ukuntu Manu dari kumvugiramo. Nta soni wowe uraza ukamvugiramo uzi ko mba nishyuza amafaranga mba nishyuye. Oya humura reka nkubwize ukuratana ibintu byose urabona biri tayari. Humura Karame. Koropa. Ni njyewe wari ubahamagaye mu kanya ariko nari mbabuze. Okay. Ndagira ngo mukore pizza. Yego pizza ebyiri imwe iriho cheese n'indi itariho cheese. Musa. Yego. Kama intoki tagiye kongeza. None se nko mu minota 30 ndaba mbikeneye kabisa. N'icupa rimwe rya whisky. si twari kubigura hano si mwari kubigura hano se. Okay whisky ngo hano irahari buyiretse uzane. Mwakoresheje ko muri gutuma ibi. Oya. Nibyo. Turashaka pizza zikore ebyiri imwe iriho cheese n'indi itariho cheese. Yego umwe ukoresha inkoko indi ukoresha inyama z'inka nta kibazo. Muri pizza bashyiramo inyama z'inka. Sawa. Manu ayandi neza hehe. Ayandi neza se nambwiye ni beshi se. Njyewe nagira ngo ibintu bikore neza bimere neza. Aha Papa Sava urakoze kubuje. Njyewe ndi kwibaza ni gute mba mbona ibintu bitari tayari kandi nakubwiye ngo aya masaha ibintu bigomba kuba tayari ubona abantu bose na hayarinze. Byakagombye kuba byarangiye ariko byakagombye kuba byarangiye rwose. Byarangiye se nari kurarana abantu. Wari kurarana abantu ikindi kubera icyo wavuze ngo bakate zino ndabo kandi narakubwiye ko
umuntu tugiye guhura bijyanye n'indabo ni iwanjye icyo ndi kugukorera ni isuku zo nta kuntu wari kwihangana izo ndabo ukazazikata ejo umuntu tugiye guhura ari umuntu uzi ibintu kandi usobanutse usobanutse ariko ukunda natire arabizi nyine natire ko bigomba kubisa neza mu nzu hateguwe ahantu hose muri sare n'aba ariho mushaka naho harateguye ibintu hatungiye agiye kuzana inkoko nuza ari undi uriya kirimbuzi nawe namutumye kuzanira inkwavu ikintu uri buburangane ujya ibintu byose mbirimo wabwiye ko ari umuntu uzi ibintu bya natire ariko buri muntu usobanukiwe natire azi uko babikata n'ujya uko nakundaga kubikoresha umva wowe ruguru murebe none se turabimena hehe mu gikari se ku cyokezo turaza gushaka hano tuyimena ajyana hariya ruguru urabona abashyitsi batangiye kuza nawe aho ngaho ibi by'ibihurunge nabyikundiraga ariko ntabwo abantu basirimutse cyane babikunda ibyo hanyuma se ntabwo arabona ko ari ibintu bikozwe kano kanya yabibona se bundi natire nibakata buri munsi iyo ugenda na za Kigali nusangamo abakozi hanyuma ninde Kidahiga wowe uze kurira kuri uriya mwenya mukata biriya biboro byagiye mugende mubikata mubikureho n'uriya mukindo nawe bagenda umukindo ntibakoreho ni kuri ukura kuri ariko kiriya kibabi cyo hasi ntabwo nkishaka kirabona ko gishaje ikiza kiriya cyo hasi iyo gishaje kirihungura tana uhumura ntabwo umukindo bamanura ibibabi cy'ubwaki kikubwira ko gishaje kirihungura niyo mpamvu ugenda ubona ziriya ngingo kirihungura ahubwo nkari urabona nkuriya mubirizi urabona nkuriya mubirizi urabona yuko uri gutega uratega bajya muri sare bawukata bagakuraho bimwe na bimwe ikindi ntashaka nanone nitwateyemo umuti se niba mubona izi niba uri kubona aka kantu karamenetse gahengure ukigize hirya gira vuba ntukabagenda mugire vuba bose aravuga namwe mukaza ibintu ariko njye nishyura amafaranga yanjye ariko tanazi none se waretse kuvugana gura n'ibikoresho bya rero ukavugana nanjye ndashaka ko ibintu byihuta hanyuma umva dafi we uva muri ibyo ngibyo randura turiya twatsi twagiye tumeramo hariya muri iriya peruze turiya tumeze nk'intuzi abandi mukwakwanye vuba vuba hanyuma hatunge arabaje nawe manudi na kirimbuzi hatunge arazana inkoko kirimbuzi arazana amafi hari akantu nayo numvishe sinzi niba gasobanuye atanazi numvishe bakoresheje ibiryo ahandi hantu ni pizza gusa biremeza ko twakira ibindi biryo none se niba utabifite uragira ngo bitibire cyo nta kibazo nyine nuko twayibujije abandi oya iwe ni n'umwihariko pizza nta kibazo wambwiye ebyiri umbwira yuko ari na whisky ebyiri zigomba kuza sibyo wambwiye whisky manode yavuze ngo murazifite oya zimwambwiraga ntazi hari manode izo yambwiye wowe urazizi wowe bwira uwo muntu ariko ubundi wowe ceceka hajya nawe giceceka mukora akazi wowe mubwira uwo muntu izo ebyiri azizane ibindi ni ngewe mukora ibyanyu gira vuba manudi biriya bintu bishire hano ni nkaho byahashize n'utu twumagaye mugende mudukuramo kakeyo kari hehe umva ubwo reka ndebe ndagira ngo za pizza za whisky nari nakubwiye reka ntakanduza yego ngo aho ngiye kwiyakira ngo ntazo ndagira ngo ndaje mbyimba zongera uzipakinge hamwe n'izo dafi yange darushye uyu mukita tumazemo imbaraga se wamwe muremure w'umugezi sawa amafaranga menshi tuyori mama sava muduha amafaranga make tugiye nayo kuyora bakwishyuye kuyora no gukubura no gukata ibyatsi nyine mwe muduhaye make kugira ngo mwe kuvuga amagambo menshi ndagira ngo ndeba nka ibi byatsi ibingibi birimo mu bipfure ndagira ngo mu bipfure oya mutambwira ko rura nakoreraga isuku mani aha noneho na hariya mugende mupfuramo n'utundi tuntu hariya boss egera inyuma utambwira ko rura nakoreraga urabona ari ntabwo yaba ari okay mugire vuba na hano mugende mukora amasuku neza ntabwo nshaka ko ibintu biba bitemeze fresh salama ji meze bitese sawa hehe turi kuvuga dukora hano aboro na aha injiramo mu hano ugende nawe rero bimura na tuno ugende udufura ugende uturandura
ntabwo ari kuri kumva utumva mubwire reka mbanze mbaze papa Sava niba ngwino tuvugane gato mubwire gato ariko ndi muri gahunda nta kibyo urimo urabigarukamo ngwino njye kukubwira ariko waje tukaganira nk'abantu b'abagabo ko ari ibintu byoroshye reka ase w'intwara nk'imbwa wo intwara nk'igenda ndaje musange ngwino tuganire genda ndaje ngusangeyo mbanze ntunganye ibyaha ngaha mujene ko mbigusabye neza waje tukaganira ku ruhande none ngo mbikubwire bose bumva hanyuma se uri kubona izi gahunda zanga zarangiye none se uri kubikora reka tugenda ntukazajya ugenda njyema ndi umuntu w'umugabo mba nishyuye amafaranga ahangaha aho mba gukurikirana uko ibintu bigenda kidaho wanje ukayora aho ngaho reka mbirunde nyine isarashi ni hehe uyu mugabo abigira mufatanye ibintu bigira vuba Kidayi harya sha ngo witwa nde njyewe uri kunyita sha njyewe uri kunyita sha hari undi uhetse se ariko wa mugabo urasuzugura ukanyita sha ushobora kunsubiza ibyo ndi kukubaza uzaperereze njye ntabwo njya nsuzugurwa gutyo no ndavuze ngo ntabwo njya nsuzugurwa gutyo bakwita ndetse witonde nta nubwo wowe ugomba kumenya izina ryanjye njyewe tanazi njye ndiyubashye urumva wambesiriwe ndi imbesiri nguko neza hanyuma se ahubwo utari n'ingegera ni gute unkura mu bantu turi kumwe turi kuvugana ukamfata ukuboko njyewe turaziranye njyewe nziranye nawe uranshakira iki ku mugore w'akagabo urandagira nkwereke ko ibintu nge ndimo hano nawe ntaje gukina nawe uri kunyuma ubanza ushobora kuba wataye umutwe njyewe umugore wawe ndabe ntaziranye nawe ndajya kumenyana n'umugore wawe atana uranshakira iki ku mugore ariko none uru ni urwandiko wa mugabo uri muzima ufite mu mutwe watekereza kandi reka nkubwire njye urakomeza kunsuzugura wakagabo urumva njye reka nkubwire ushobora kuba utazi umuntu uri gukina nawe njye nshobora kunana kwica njyewe hanyuma se uranyica njye nakoze iki nk'ubwo ngubwo uri kurwana n'iki ubu njye n'iki nagukoze ngenda kwiyamye ku mugore wanjye urimo uranyumva ibyo kwigira mbirikanye wijijisha ngo ntabwo umuzi uwo mugiye guhurira hano se ninde uwo mugiye guhura hano ntabwo umuzi njye urandi igicucu ku buryo nifashe nkaza cyangwa ku buryo ndinjije ku buryo ntazi kuneka we chunga sana hanyuma se tugiye guhurira ahangaha njye namukoze iki n'umugore wawe se ahubwo njye hari ikindi mutanye nawe mva nkubwire wakagabo nutitonda wowe urumva njye nakwica urumva mureze ukumva y'Imana urumva urumva warwanye urumva njye nakuniga bifuro mani umuntu n'ikindi gihe ushaka kundwanya papa Sava kundwanya ushaka kundwanya kuniga bifuro njye uramvugishiriza umugore kuva ku wa mbere w'umwandikira umugore cyangwa uvuze ngo ntabwo kubura ndakubwira ko n'ikindi gihe ngiye urumva uretse nawe wa mugabo uza kurwana mu rugo rwanjye nkande uza kurwana mu rugo rwanjye nkande Basava kagabo ndakiyamye ku mugore wawe icyo mubaje nicyo nshubije uza kurwana mu rugo rwanjye nkande njye ntabwo nanitaye nimba ndi wa cyane aho ndi ku mugore wanjye njye ntabwo njya nkunda nanjye ndetse kubyitaho ubibone umugore wawe umugore wese wamugeze arambe bite Niriwe. Ahangaha niho ngomba kuza cyangwa ndayobye hano no kwa papa Sava ni hano nyine ubundi se nkugura amariki hano ngo buragara uri kunyumva ibyo ndi kukubaza wowe ngoboka
ntabwo uri kumva ibyo ndi kukubaza ese sheri ufite ikihe kibazo njye nakugize nyine uri kumara iki hano uri kumara iki hano hanyuma se uri kuhamara iki icyo waje kuhamara naje kureba icyo waje kuhamara ese ko numva uri kumbwira nabi dufite ikihe kibazo wowe ubu rero wigize mbirikanye ko nkaho ntazi icyakuzanye hano umva nkubwire uretse n'uyu n'abandi nzabafatana cyangwa ugize ngo nagomba mbibona icyakuzanye hano ngenda bizi ko naraye mbibonye muri telefone nzi gahunda ikuzanye hano ndagira ngo nkumenyeshe ko umugambi ufitanye uyu munsi n'aka kagabo utagomba gucamo warangije kuvuga ngo ibintu ngo nirirwa nkora muri telefone yanjye gahunda mfite muri telefone yanjye aka kagabo message kakwandikira twumvikane ndanakurambiwe ahubwo ubimenye neza ubundi ugiye muri telefone muri rwego ninjira muri telefone yawe wowe unyinjira muri telefone habaye iki ako pasava uyu mugabo afite ikibazo mu mutwe nta na rimwe arabona namuciye inyuma ntabwo na rimwe aransanga ndi mu cyumba ndi kumwe n'undi muntu ariko ni umuntu ufuha ntashobora no gushyira ubwenge kugira ngo yemere ko tugomba kubaka atuzashyira ubwenge ku gihe gufuha gusa cyo kintu kimugize ni umugabo wawe murabana cyangwa ni umusheri papa sava ni umusheri ariko turanabana ariko ikibazo gihari ni iki uyu mugabo ndashyira umuntu kuri stati akaza kanera hejuru ngo kuki atari we nashyizeho aranyaka password za telefone yanjye nkaho wadafitiye nakubwiye niba ngene ninjira muri telefone ye ngo nimwe password ngo arebe ngo abantu nirwo narikirana nabo ntashobora gushyira ubwenge ntiwirize aka kagabo kuri stati ariko se wa mugabo we watoshe nawe papa sava ntuze profile zanjye arambwira ko kitari ndi gushyiraho ndapostinga umuntu kuri profile ati kuki atengeye washyizeho ndajya kuri Instagram nakwipostingira abantu nge ndi umuntu w'abantu mfite abantu bamfana benshi uri kumva kuba nabashiraho nta kibazo kirimo nturamfata na guciye inyuma ariko ndashyiraho umuntu akahita ambwira kuki atari we nashyizeho ngo kubera ko abonye ari umuhungu ashaka kuba ari umugabo afite urugo rwe uri kumva ndabizi neza ko ari we mfite nka sheri wanjye ntukamfuire kuri urwo rwego ndakurambiwe cyane aranyaka amapassword y'amabanki yanjye sindanga password za banki ze telefone yanjye yirwa yijagajaga ese arabizi ko nabyo bihanirwa wamubwiriye telefone y'umuntu utabiherewe uburenganzira urabizi ko bihanirwa nabyo yarangiza akaza none uraza kuniga umuntu erega nsanze ariko niga umuntu hano umva nkubwire ushyira ubwenge n'udashyira ubwenge ku gihe ubundi ujya kumfuhira muri rwego wigeze kunsaba iwacu wigeze uza gutanga inkwano ngo menye ko ndi umugore wawe waje gufata irembo se ngo bimenyekane ndi mu nzi wawe nkandi kunyuza kumfuhira nta n'isoni ufite umfuhira nkandi wowe hari inkwano wacu ngo ujye gutanga ntugatume mvuga cyane ngo niteze abafana uri kumva ntugatume njya kuvuga amagambo menshi hano hose abari abantu bashaka kuza bakankamera uri kumva jya ushyira ubwenge ku gihe ntiwankoye ntukamfuhire ntiwaje no kwiyerekana iwacu ngo bakumenye byibuze bakutinye nk'umukwe wabo uri kumva muri kubana byo kwiyaranja ngo abimenye se abihe n'agaciro komeza se uvumvura uvuge twumva ko mugabo uri kwica abantu ku muntu utari wanagaragaza niba ufite n'ibyo hasi erega nibyo bigaragaza yuko bashyingiye mani ntimurafata irembo nta nkwano nta murenge ntaki nawe wajagaraye uje kunigira umuntu hano wongeraho ko ataranagira niba tugize ngo banamubone n'amaso ku maso nese bakubwiye ko hano wigeze ukodesha roge yavuze ati umuntu ndamufana yambwiye ko tuzabonana akampa ifoto tukikorera ikirori hari ikindi kintu cyabaye hano ubu uraza kumuhombya ibihumbi bigera muri 300 yose bagomba kunyishyura we ntuzawe ubu wayama wagusaka gusangana 300 urahura rwana ubu mpamagaye ngiye abagukubita nababura ntabo wabonye ntibafite amapensi ntibafite imihoro ntibafite kupakupa ntibafite iki ubu mbahamagaye bananirwa kugukubita wowe
ku buryo uza ahantu ntunabajije na nyiraho ntuvuze uti ngiye mfite ikibazo n'uyu muntu ugiye gufuhira ngo umufana n'uwafana ibyo bigende biba induru anabyemera ko ari umufana ubu se koko ubundi bwo bitabaye n'ibyo niba umuntu umubana mu nzu akaba yagucitse agiye kuguca inyuma ungana utyo asanzuye konzi nawe akizamuka akishakisha ubwo nawe ufite ikibazo ufite kitabaye icyo mu ikabutura nticyaba n'icyo mu bwenge no mu mufuka papa sava uzi n'ibindi uri umuntu mukuru nawe uri umuntu mukuru nawe uri umuntu mukuru ngiye kubivugira imbere yanyu ubyumve ko n'ibindi kubwira kuva uyu munsi iyi saha mvira mu buzima sohokera mu mutima usohokemo neza utavumvuye ngo ufungure uwo munwa wawe usohoke ujye gushaka abandi winjiramo njyewe uko umbona gutya sinshobora kumenya n'umuntu umeze nkawe hano hanze hari abagabo benshi nabona bazima bafite n'ubwenge butekereza butameze nk'ubwo bwawe papa sava ntasohokere mu buzima sohoka hano ndavuze ngo sohoka hano mu gipangu ariko nsohoke mu gipangu baravuze ngo sohoka mu gipangu sha no mu buzima bwiza njyewe icyo nkeneye ni uko nsohokera mu gipangu sheri no mu buzima nsohoka sinongere kumva ubumbura umuntu uvuga ngo ndi sheri ndavuze ngo ikintu kiri kwihirika gisohoka urakoze cyangwa dushaka izindi mbaraga dushyiraho umurengera ntabwo mvuye kubwira ntabwo uri kubyumva sheri nsohoka sohoka sha turarangije bose sohoka sohora iyo ntuzi oya Papa Sava